ushobora umuhango w'abasengesho umunsi mukuru wa Idi dusoma takbira n'amafaranguye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidahu. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tubegera ndetse tubana nabo muri ibi bihe bikomeye. Nanone turabibutsa ko muri uyu mwaka Imana nidufasha mu kwezi kwa karindwi aribwo tuzakora umutambagiro mutagatifu, tukaba dushimira Imana kuba yaradukuyeho ikatwamuraho kiriya cyorezo cya covid. Icyo nasabaga rero bariya batagize icyo babona bagomba kwihangana bakegera abaturanyi, kugira abaturanyi basangire kuko ni ubusabane, ni umunsi w'ibyishimo. Nta kuntu rero wowe warya umuturanyi wawe ashonje. Allahi wa barakatuhu. Nizere ko mumeze neza bakurikira Kigali News 250. Ibihe byiza kuri mwese mudukurikira. Idi Mubarak ku Bayisilamu bari mu Rwanda ndetse no hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye. Abadukurikira mwese tubahaye ikaze. Abafana banjye, abafana ba Kigali News 250, ndabatumiye ko no munsi ni minsi 30 Abayisilamu bari bamaze bari mu gisibo kimwe cy'ukwezi kwa Ramazan, aho Abayisilamu birizaga hafi umunsi wose ntacyo bakojeje mu kanwa. Ariko abo badukurikira uyu ni umuhango dukesha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuhe amahoro n'imigisha, aho yavugaga ati kwiyiriza ni ukwibuka neza cyangwa ni ukumenya ko inzara iryana. Burya umuntu wahaze ntabwo amenya ko inzara iryana. Burya iyo umuntu yashonje amenya ko uwashonje nawe agira inzara. Mu kanya gato tugiye kwakira mufti w'u Rwanda, turaza kuganira n'abasilamu batandukanye bari muri ino stade, baze kutubwira ese ino minsi 30 bamaze bafunze yabamariye iki. Hari abasiba bava muri ino minsi bagasubira mu buzima busanzwe, ariko mwibutsa ko nimba usibye ino minsi ukaza kuyivamo ukajya mu bindi bitare byiza cyangwa bidahesha Imana icyubahiro, uba warakoreye ubusa, uba waravunikiye ubusa. Ntago igikorwa uba wari nimba warasabye Imana ati Imana ndinde ibi ngibi, Mana mvana mu busambanyi, Mana mvana mu bujura, Mana mvana mu bugizi bwa nabi, Mana mvana muri ibi n'ibigiye bitandukanye, ukongera ukabisubiramo ntacyo uba ukoze. Katwamaze twifurize intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak shehe, imeze neza? Abakuru ni meza. Nahoze mvuga ngo ushobora gufunga iminsi 30 wiyiriza utarya utanywa ugasubira muri bya bibi wari urimo. Byaba bimaze iki kuba warafunze iminsi 30 wamara kuyivamo ukajya mu bintu? Ntacyo byaba bimaze kuko ngandukira Mana yawe ntacyo yabiye kumariye, kuko ubundi iyi ngando no kugira ngo wiyeze utegura ejo hawe hazaza. Waba wateguye nabi rero yabigaragara yuko nta musaruro ukuye muri ngando. Kuri Eid abasilamu murabagenera ubuhe butumwa nihe nama mubagira? Hari abatarabonye ifunguro ry'Eid, hari abagiye kuvumba kandi hari bamwe baba baragiye bitanga nka zakatul fitri, bamwe ntibagereho. Abangaba batayibonye urababwira iki? Zakatul fitri ubundi yaratanzwe, ariko kiriho niko rimwe na rimwe hari igihe ubushobozi buba bukeya.
icyo nasabaga rero bariya batagize icyo babona bagomba kwihangana bakegera abaturanyi kugira abaturanyi basangire kuko ni ubusabane ni umunsi w'ibyishimo nta kuntu rero wowe warya umuturanyi wawe ashonje ubwo rero ni bwa gusaranganya kwa kuhuriza hamwe kugira ngo abantu barebe uburyo bakwirinda kwiguma kuri uyu munsi. Urakoze nicyo twaganiraga avuga bimwe bigiye bitandukanye ariko umusilamu wese umaze kureba Kigali News 500 urugo rwose wajyamo rw'umusilamu ugomba kurya irayi neza, ugomba kurya umuceri neza, ugomba kumeze neza, nta musilamu ugira ubusambo. Reka dukurikire igikorwa kijya kubera hano, mufti w'u Rwanda nawe tujye kumwakira mu kanya, turakomeza tuganira namwe mu biganiro bigiye bitandukanye kandi nizere ko mukomeze kumera neza. Turahari ku bwanyu, turahari ku mbaraga zanyu, cyo tubasaba ni subscribe, like, share, sira comment, ariko nyamuna nuza kumva disikuru zo kuvugirwa hano, nyamuna uyishyire mu mutwe utekereze neza kandi nanone ukomeze we rubyiruko udukurikiye cyangwa uwari wese imbaraga z'igihugu zubaka vuba zitugenderaho. Dukomeze tubane mu kanya. uje kuyobora umuhango w'abasengesha umunsi mukuru wa Idi dusoma takbira n'amasobanuro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sawu sufufakum watarasu, tugerageze kugorora imirongo, murebe mugenzi wo ku ruhande ko waringaniye neza. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ذو الفضل السلام والأنعام عليكم ورحمة الله. أوجب الصيام على أمة الإسلام السلام عليكم وجعله أحد أركان الدين العظيم. السلام عليكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده أفضل من صلى وصام، وخير من أطاع أمر ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البرر الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنون، إن من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده تمام عدة شهر رمضان، والتي ذكرها الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة البقرة آية من نكتان. صيام شهر رمضان نعمة من الله، من الواحد الديان تبارك وتعالى، يترتب عليه الأجر العظيم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر،
Allahu akbar walillahi alhamd. Bavandimwe b'Islam duhuje ukwemera, icyo dusabwa nyuma y'igisibo cya Ramadan ni ugukomeza kubaha no kumvira Allah, dukora ibyo yadutegetse byo kumwiyegereza, tunirinda ibyaha yatubujije. Iyo niyo myitwarire ikwiye kuranga umuyisilamu, maze ukwezi kose mu ngando z'ukwezi kwa Ramadani asibye. Bityo ntabwo bikwiye ko umuntu umaze icyo gihe cyose asibye asubira mu byaha agata umurongo wo gutinya Allah. Wasubira mu byaha, ibyo biba ari ikimenyetso kigaragaza ko igisibo cye kititabiriwe cyangwa se kitakozwe neza, ndetse nta n'inyungu yakivanyemo, ahubwo uwo aba ari mu bari babandi bazatahira inzara n'inyota gusa. No mu bikorwa byiza dusabwa gukurikiza igisibo cya Ramadan ni ugusiba iminsi 6 yo mu kwezi kwa Shawwal, ariko twatangiye uyu munsi. Iyi minsi biremewe kuyisiba uyikurikiranyije cyangwa uyitandukanyije. Icyangombwa nuko ukwezi kwa Shawwal kuzarangira waramaze kuyisiba. Gusiba iyi minsi 6 ni umugenzo mwiza twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad, Allah muha amahoro n'imigisha, aho yavuze ati uzasiba ukwezi kwa Ramadan maze akagukurikizaho gusiba iminsi 6 yo mu kwezi kwa Shawwal, azagorerwa nk'uwasibye umwaka wose. Bavandimwe b'Islam, turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadani gukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye iswala 5 mu kwezi kwa Ramadani, akagana imisigiti mu kwezi kwa Ramadani, none ubu akaba agiye gucika mu misigiti, ndetse bikaba bibi kurushaho aramutse aretse burundu iswala mu mezi yandi 11, maze akazajya yitabira iswala gusa mu kwezi kwa Ramadani. Umuntu nk'uwo rero turamwibutsa tunamuburira ko ari igihombo gikomeye, kuko Allah yubahwa muri Ramadani, ndetse ni nawe yubaha no mu yandi mezi 11. Muvandimwe mu Islamu, utekereza utyo rwose ntacyo byakumarira kwiyegereza Allah mu kwezi kumwe gusa, maze wakwarangira ugasubira mu kwigomeka mu mezi 11. Gusubira mu bibi nyuma ya Ramadan, ibyo byaba ari ikimenyetso kigaragaza ko igisibo kitakiriwe neza. Bagaragu ba Allah, umunsi wa Eid al-Fitr ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero kumwemeramana, kuko yishimira kuba asoje itegeko yahawe na Allah umuremyi we. Intumwa y'Imana yaravuze ati wasibye agira ibyishimo bibiri, ibyishimo bya mbere abigira igihe asiburutse, naho ibyishimo bya kabiri akazabigira ku munsi w'imperuka, igihe azaba ahuye na Nyagasani we agiye kumugororera ibihembo yageneye abasibye. Ibyishimo bikomeye by'uwasibye azabigira ku munsi w'imperuka, ubwo azaba yinjijwe mu ijuru anyuze mu muryango w'ijuru witwa Ar-Rayyan, wagenewe by'umwihariko kwinjirwamo n'abantu basibye. Nibamara kuwinjiramo uzahita ufungwa, bityo nta wundi muntu uzawunyuramo uretse uwasibye gusa. Ibi tubikomora muri hadithi witwa Sahar radhiyallahu anhu an Nabii sallallahu alayhi wa sallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدا. uyu munsi wa Eid al-Fitr nanone ushimangira ukanagaragaza ubumwe bw'abayisilamu n'ubuvandimwe bwabo, ndetse ukabashoboza gukomeza kwimakaza urukundo hagati yabo hirengagijwe ibindi badahuriyeho nk'ibara ry'uruhu, inkomoko z'ibihugu n'ibindi. Murebe uko aha twahuriye twese turi hamwe duhagaze twegeranye ku mirongo, ndetse dukora ibikorwa bimwe twese inyuma ya imam umwe, duhujwe n'ijambo rimwe ari ryo la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Iri ni ijambo abarivuze baryemera bose baba ari abavandimwe. Allah yaravuze ati dore uyu muryango wanyu ni umuryango umwe kandi nanjye Allah ni njyewe nyagasani wanyu, bityo ni munsenge njyenyine. Bavandimwe b'Abayisilamu, mu byo dusabwa nanone kubahiriza ni inkingi ya gatatu igizwe na zaka, kuko bigaragara ko abenshi muri twe iyo nkingi twayirengagije burundu, ndetse abenshi ntidushaka kumenya ibyayo, nyamara twese iratureba. Iyo ni inkingi yo gutanga zaka, kuko kuyitanga bituzanira imigisha ndetse bigatuma Allah aturindira imitungo yacu, bikamenyereza n'imitima yacu kugwa neza no kugira ubuntu, bikanaturinda indwara z'ubugugu n'ibihano Imana yateganyirije abadatanga zaka. Allah aratubwira muri Qur'ani agira ati na ba bandi bahunika zahabu na feza ntibabitange mu nzira y'Imana, ntibatange zaka, abo baha inkuru y'ibihano bibabaje bibategereje ku munsi w'imperuka. Iyo mitungo izashyushywa mu muriro wa Jahannam, maze bayitwikisha uburanga bwabo, imbavu zabo n'imigongo yabo, ari nako banabwirwa ko ibyo nibyo mwihunikiye, ngaho nimwumve ububabare bw'ibyo mwajyaga muhunika. Qur'an igice cya 9 umurongo wa 34 kugera ku murongo wa 35. Intumwa y'Imana Muhammad, Allah muha amahoro n'imigisha, yaravuze ati igihe abantu bazanga gutanga zaka, Allah azabateza ibigeragezo by'amapfa n'inzara. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. Ugusingizwa gukomeye ndetse kukuri gukwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammad ndetse n'abazakurikira iyi nzira kugera ku munsi w'imperuka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Bavandimwe, ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda Muslim Community bwifurije Abayisilamu by'umwihariko n'abaturarwanda bose muri rusange umunsi mukuru wa Eid al-Fitr ubabera umunsi w'ibyishimo, bunabasaba Abayisilamu kurushaho kwiyegereza Imana na nyuma y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Abayisilamu, ndagira ngo mbibutse bimwe mu byo babahaye mu butumwa bijyanye n'uko iki gisibo cyahuriranye n'igihe cyo gutangira icyunamo twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Tumenye ko tugomba kuzirikana ndetse no kwibuka Jenoside kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, tubegera ndetse tubana nabo muri ibi bihe bikomeye. Nanone turabibutsa ko muri uyu mwaka Imana nidufasha mu kwezi kwa 7 aribwo tuzakora umutambagiro mutagatifu, tukaba dushimira Imana kuba yaradukuyeho ikatwamuraho kiriya cyorezo cya Covid, bikaba byarashobotse ko abantu bongera kugana iriya ngoro ntagatifu y'Imaka, bikazakorwa umutambagiro usesuye. Ubu nta bintu by'imibare bizongera kubaho, ni ukuvuga ngo abantu bose bifuza gukora umutambagiro barakomorewe. Nanone turabibutsa ko dufite igikorwa gikomeye kijyanye n'amarushanwa ya Qur'an ntagatifu azabera muri Arena i Remera mu mujyi wa Kigali. Aya marushanwa akaba azahuza ibihugu 40 ku nkunga yanyu nk'uko mubizi nimwe muyategura, bikaba bigiye kuba ku nshuro ya 10. Ibihugu rero bizarushanirwa hano mu Rwanda kugira ngo turebe aho tugeze twigeranyije n'abandi mu bijyanye no kubahiriza no guha agaciro igitabo gitagatifu cya Qur'an. Tubasaba rero ko
mwazitabira ku bwinshi mukomeza gutanga inkunga zanyu ariko munaniyandikisha kuko nk'uko mubizi iriya stade yakira abantu barenze 8,000 kugera ku 10,000. Turabasaba ko rero mwazaboneka kugira ngo twegere tunashyigikire abana bacu bazaba basoma Qur'an. Tunabibutsa ko kuva aya marushanwa yatangira abana b'Abanyarwanda bamaze kwitabira amarushanwa menshi atandukanye mu bihugu bitandukanye muri Afurika, turavuga mu gihugu cya Tanzania, muri Kenya ndetse no mu gihugu cya Misiri. Muri Aziya twitabira amarushanwa akorerwa Dubai ndetse n'amarushanwa akorerwa muri Kuwait. Ibi byose byagiye bitugaragariza ko Qur'an imaze kwimakara hano mu gihugu cyacu. Ibi nabyo tukaba tubikesha ubuyobozi bwiza n'imiyoborere myiza n'ubwisanzure abayisilamu twabonye, bityo tukaba dutangiye natwe kugaragara mu ruhando mpuzamahanga. Ndetse si n'ibyo, tumaze gusuzuma ndetse tukabireba, twasanze abana bitabiriye amarushanwa mu miryango yabo harashoboye gutaha amafaranga arenga za miliyoni 300 n'imisago. Ariko noneho si n'ibyo, twunguka n'abasomyi ba Qur'an. Uyu munsi tukaba dufite abarenga 250 kugera kuri 300. Aba bantu ntago bashoboreka kuba baboneka iyo hataza gushyirwaho ubu buryo bw'amarushanwa kugira ngo abantu baze barushanwe kandi banarushanwe barushanirwa ibihembo muba mwatanze nk'abayisilamu. Tukaba tubashimira ariko tugumya kubasaba ko mwakomeza gushyigikira Qur'an ndetse no gushyigikira inzira ya dawa nk'uko bikwiye. Ikindi twabibutsa nuko mugomba kuzirikana neza ko uyu munsi w'Eid, umunsi twakoze wahuriranye n'umunsi wa Ijuma, bityo tukaba dufite ibyo bita al-Eidain, dufite amarayidi abiri. Muzi ko Ijuma ari Eid y'abayisilamu y'icyumweru, twayize ni Eid rero mu rwego rw'igihugu. Bityo umuntu wakoze isengesho ry'Eid nyuma ya imam ntabwo ategetswe gukora isengesho rya Ijuma, ariko n'uwashaka kurikora nawe ntabwo akumiriwe. Icyangombwa twakwibutsa nuko abayimamu bagomba kwibuka kuba bari mu myanya yabo kugira ngo bashobore kuyobora isengesho rya Ijuma. Bo bagomba kuba bahari, ni itegeko. Bityo rero ntago nasoza iyi khutba ntabibukije ko Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko igihe tuzaba tumaze kuva muri aya masengesho ya Eid, tuba tugomba kugenda duhanitse amajwi yacu tuvuga tuti Allahu Akbar, nta yindi mana iriho isumba Allah. Allah niwe Mana nkuru, Allah niwe Mana nkuru. Aya magambo tukayasubiramo kenshi, kandi intumwa y'Imana Muhammad muri sunna ze yajyaga akoresha inzira yindi itari inzira yanyuzemo aza gusenga. Nkongera nkabibutsa ku mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze ati man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal faka'annama sama ad-dahr. Bavandimwe b'Islam, intumwa y'Imana iratubwira muri aya magambo matagatifu igira iti uzaramuka asibye Ramadan akayirangiza nk'uko Allah yabidushoboje, abenshi bari hano n'abandi bari ahandi, ngo azongereho iyi minsi 6, kuko iyi minsi 6 yayongereho bimuha amahirwe ndetse n'ibihembo by'uko asibye umwaka muzima. Bityo rero nagira ngo soreza ahangaha ngira nti kullu am wa antum bi khair, ariko mbibutsa gusabana ndetse no kuzirikana abaturanyi banyu n'abandi bose muri rusange, mbashimira kuba iki gisibo twaragikoze mu mutuzo kandi tukaba tukirangize ku mpuhwe z'Uwiteka. Twifurije abayisilamu by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kugira umunsi mukuru mwiza wa Eid al-Fitr. Allah bakirire igisibo cyanyu n'ibikorwa byanyu byiza mwakoze mu kwezi kwa Ramadan. Thumma a'lamu, nanone nagira ngo mbibutse ko hari ibyo Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategetswe byo kumusabira impuhwe n'imbabazi, ndetse arabidutegeka agira ati inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وصدقاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بالخير. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuributsa abayisilamu twihangane dufata ifoto y'urwibutso na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Niturangiza turakora muayada turasuhuza. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda, fadhali ya mufti. Nyakubahwa mufti w'u Rwanda turafata ifoto y'urwibutso. Fadhali ya mufti. المعايدة فيما بعد. المعايدة فيما بعد. المعايدة فيما بعد. المعايدة فيما بعد. تفضل تورقي بنصور هل تاغا سباكرو تيجي تفضل تورقي بنصور